Reka tugaruke kuri Mitsutsu na Nana bakundanye bigacika hano mu Rwanda, reka tumenye ngo ibyari bibyihishe inyuma ni ibiki. Nk'uko mwabibonye, aba ni abantu babashije kuba bakundana hano mu Rwanda, bakabica bigacika ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, dore ko bagendaga babigaragaza ko bafitanye urukundo rudasanzwe, dore ko bagiye bagaragaza ibintu byinshi byiza bagiye bakorana, dore ko wabonaga ko ari couple imeze neza hano mu Rwanda. Rero ni abakinnyi ba filime, dore ko bose bakina muri Kiramani Empire, dore ko Mitsutsu afite channel ye yitwa Mitsutsu Comedy, akanagira televiziyo ye cyangwa se TV ye yitwa Mitsutsu Empire. Uyu rero Mitsutsu ni umucontent creator cyangwa se n'umukinnyi wa filime umaje gukundwa cyangwa se wigaruriye imitima y'abatari bake hano mu Rwanda, dore ko abenshi bagenda bamukundira inseko ye, imvugo ye, uko agenda ndetse n'utuntu agenda ashiramo tw'utumanyeri. Si ibyo gusa, ahubwo na Nana nawe bamukundiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bamukundira umutima mwiza, kwicisha bugufi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bimugaragaraho iyo ari gukina filime. Ariko ubwo mu mwaka w'ibihumbi 2025 yabashije kuba yashwana na Mitsutsu, ku mbuga nkoranyambaga byagiye bitangazwa cyane, dore ko Mitsutsu yahise aja kuri kamera abasha kuba yagaragaza agahinda Nana yamuteye, abasha kuba yabigaragaza n'amarira menshi n'agahinda kenshi, bityo na Nana akagenda abigaragaza avuga ati Mana koko, ati ko wemeye ko ibi bintu bibaho, ati ni ukubera iki Mana, ati urukungerageza se cyangwa se ibi bibazo ushaka kunshiramo Mana, nzabikizwa n'iki? Mitsutsu nawe akagenda avuga ati Mana koko, ko wakemera ko umuntu nk'uyu cyangwa se Nana wanjye yagenda gutyo, yagenda akancika, ati Mana, ati kuri iyi si nta kindi kintu gishimishije nshobora kuba nzahabona. Ariko bagakomeza ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye bigenda bitangaza ko bari bameranye neza, atariko ntabwo tuzi ikibazo cabashije kuba cyavukamo, dore ko Mitsutsu yari yaragiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, akabasha kuba yagenda akavuga ati uko byagenda kose ngomba guterera ivi umukunzi wanjye, nkabasha kuba namwambika impeta y'urudaca. Yabashije rero kuba yabikora, akagenda atera ivi akavuga ati uko byagenda kose uyu niwe nihebeye, uyu niwe wanjye, uyu niwe tuzabana akaramata. Ariko nk'uko we Mitsutsu yabashije kuba yabitangaza ku mbuga nkoranyambaga ze nyinshi zigiye zitandukanye, cyangwa se ahantu henshi agenda atembera akorera ibiganiro, yabashije kuba yavuga ati bariya bose mubona cyangwa se uyu Nana ntabwo twigeze dukundana, ahubwo twari inshuti bisanzwe, atari ko biriya twakoraga, ati yabaga ari prank n'ibindi byinshi yagiye avuga ati izi nkundo zose mumbonanamo n'abandi bakobwa, ati ibi byose ni prank, ati njyewe mba nishakira amafaranga ndetse n'uwo turi gukorana kugira ngo nawe ayabone, ati mutazagira ngo ni ibintu biba birisereye, ati aba ari prank. Rero habashije kuba habamo agatendo. Rero muri ubu bukwe bwa Nana, dore ko Nana yakoze ubukwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, yabashije kuba yaja imbere y'amategeko, babasha kuba basezerana ko bazabana akaramata. Ni nyuma y'uko rero yabashije kuba yajya imbere y'idarapo akarahira akavuga ati uyu niwe niyemeje kuba nabana nawe, ati rero
tuzabana akaramata mu byiza cyangwa mu bibi. Nana rero yabashije kuba yabona umukunzi we mwiza, ndahamya nashidikanya ko afite amafaranga menshi ashobora kubatunga, akabatungira nabo bazibaruka. Nana rero namubwira ati azabyare hungu nakobwa, kandi mwifurije amahirwe masa, azagire urugo rwiza. Rero hari amagambo menshi Mitsutsu nawe yabashije kuba yatangaza, yabashije kuba Mitsutsu yavuga ati Nana ati twakoranye byinshi bigiye bitandukanye, atariko nk'uko mbashije kuba nabishira ahagaragara ati rura rukundo rwacu rwari pranke, ariko n'ubundi ntabwo uri inshuti mbi, atabwo uri inshuti nziza. Ati ngomba kugutwerera akayabo k'amafaranga k'inote 100,000. Ati kuyaguha wowe ntaco bitwaye, ati uri inshuti nziza, ati twakoranye byinshi bigiye bitandukanye, ati ntabwo wigeze umemukira. Ati rero tugomba kuba twanagushigikira ko uteye intambwe ukaba ugiye kubaka umuryango. Rero yakomeje amushimira n'andi magambo menshi, dore ko bwari ubukwe bwitabiriyemo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye, dore ko babashije kuba bamuha impano ari benshi cyane. Rero twakomeje kuba muri iki kiganiro, nutse ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.